Papa aherutse kujya muri Turukiya no muri Lebanoni, ibyo bikaba ari ibihugu abakristo bakunze guhuriramo n'akarengane cyane no kwibasirwa cyane, ariko kuba ari byo uyu mupapa mushya yahisemo ngo abe ari byo asura bwa mbere mu ruzinduko rwe nka papa, bifite icyo bisobanuye kinini. Mbese uratekereza ko umumaro w'uru ruzinduko ari uwuhe ku byerekeranye no kwagura ubukristo kuri bino bihugu bitarimo abakristo cyane? There may not be a more important time than this. Nta gihe kigeze kiba ingenzi cyane nk'iki ngiki, ubwo abakristo bari kwibasirwa kandi bakarenganywa mu bice byinshi bitandukanye, nko muri Nigeria no muri Sudani no mu burasirazuba bwo hagati. Iki ni igihe gikomeye cyo kwibutsa isi yose ko ibihugu bya gikristo hari icyo bigomba gukora, kandi tukabasangiza amahame twishimira aya mahame ya gikristo kubw'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kandi ndatekereza ko ari ngombwa ubu ngubu kwereka isi yose ko tutazihanganira akarengane gakorerwa abakristo, kandi tuzahangana n'abarwanya ubukristo, ariko kandi tugiye gusengana n'isi yose kugira ngo tuyereke ko ubukristo ari ikimenyetso cy'amahoro. Bakundwa, muraho neza. Ubu tugiye gutangira tureba amagambo ari muri Daniyeli mu gice cya 12 ku murongo wa 10 avuga ngo ababi bazakomeza gukora ibibi kandi nta n'umwe muri uzayasobanukirwa, ariko abanyabwenge bo bazabimenya, bazasobanukirwa ibimenyetso by'ibihe by'imperuka. Icya kabiri ngiye kubibutsa nuko zino ngendo papa aherutse gukora ubwo aherutse gusura Turukiya agahura n'abayobozi b'aba orthodoxi ndetse akajya no mu bindi bihugu bitandukanye. Hakozwe byinshi byasohoje ubuhanuzi bwa Bibiliya ari byo bihamya ko imperuka iri bugufi. Iyo turebye mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 16 kuva ku murongo wa 18 kugeza kwa 19, tubona ko ijambo ry'Imana rivuga neza ko igihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizahatirwa isi yose, hazakurikiraho ibyago 7 by'imperuka, kandi Babuloni izagabanywamo gatatu. Ndetse ubwo ibyo bikaba bisobanuye ko mbere y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa gihatwa, Babuloni igomba kuba ari urwiyunge rumwe, kandi urwo rwiyunge rugizwe n'imigabane 3 ari rwo Kiliziya Gatolika y'i Roma ndetse n'ubutegetsi bwa leta z'isi bwa gipagani hamwe n'ubuprotesitanti bwaguye. Ubu turi kubona papa yunga ayo matsinda yose. Ubu tugiye kureba ibyo ngibyo mu yindi mboni. Ntabwo turi hano gukina imikino, ahubwo turagira ngo twitegure kuko ari iminsi y'imperuka. Iyo turebye mu gice cya 16 cy'ibyahishuwe, nababwiye ku murongo wa 18 n'uwa 19 ahavuga ibya Babuloni n'imigabane yayo 3, nkabona nababwiye ubusobanuro bwa mbere, ariko ubu tugiye kureba ubusobanuro bwa kabiri. Ku murongo wa 13 w'ibyahishuwe igice cya 16, Bibiliya yongera kuvuga iby'imbaraga 3, maze ikavuga ngo nuko mbona imyuka 3 isa n'ibikeri iva mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Nimurebe ku murongo wa 14 noneho haranditse ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu gihugu n'abo mu isi yose ngo ibateranirize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Iyo ntambara yo ku munsi ukomeye nayo yo kurwanya Imana iri mu buryo bubiri. Bwa mbere haravuga ibyo mu gihe cy'ikimenyetso cy'inyamaswa, bwa kabiri haravuga intambara ya Harimagedoni. Iyi ikaba ari intambara izabaho mu minsi ya nyuma na nyuma y'isi. Rero mbere y'agahato k'ikimenyetso cy'inyamaswa, Bibiliya iduhamirije yuko Babuloni n'ubundi igizwe n'imigabane 3 ari ikiyoka n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Kandi ingendo za papa ubwo aherutse gusura ibihugu bitandukanye ku isi, yavuze ko yajyanyweyo n'ubumwe no guhuriza ibyo bihugu byose hamwe. Mbese ibyo niko biri kugenda muri kino gihe cyacu? Mbese byaba ari byo biri kubaho muri kino gihe cyacu? Kandi ubu ni hehe papa ari kubwira abantu bose guhanga amaso? Mwaba muhazi? Nimurebe hano. Ari kubabwira guhanga amaso kuri Yerusalemu igaragara. Hano Vatican News yaranditse ngo guhanga amaso Yerusalemu na yubile yo muri 2033 nibwo butumwa papa ariwe yavuze ko ari bwo nzira yo gukora ubumwe. None uyu mwaka wa 2033 nawo ubwawo ni ikinyoma, kubera ko batubwira yuko ukuzuka kwa Yesu kwabayeho muri 33 maze bakavuga ko nyuma y'imyaka 2000 byatugeza muri 2033, ariko ibyo ni ikinyoma gikomeye.
31. Yesu Kristo yazutse mu mwaka wa 31. Ubwo imyaka 2000 uturutse muri uwo mwaka bizaba ari muri 2031. Kandi ibyo bizaba ari mu gihe cyo kuzura kw'imyaka 6000 uhereye igihe umuntu yacumuriye. That means the end comes in this generation. Ibyo bisobanuye ko imperuka izabaho muri kino gisekuru turimo, kugaruka kwa Yesu kugeze ku rugi. Kandi ndababwira yuko mugomba gukanguka. Nimurebe hano. Headline says, Christians baranditse ngo abakristo bagomba gukorera hamwe bafatanyije mu kuzizihiza yubile muri Yerusalemu mu mwaka wa 2033. Ubwo bukaba ari ubutumwa bwatangajwe na Papa. Aha yabwiraga abo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma bari kumwe n'Abaorthodoksi ndetse n'Abaprotestanti baguye. The Pope is saying, let's all meet. Papa yarababwiye ngo mureke twese tuzahurire i Yerusalemu muri 2033. Ni mubirebe hano. Abwira abayobozi b'abakristo muri Turukiya, Papa ariwe yavuze ko yizera ko bazahurira muri Yerusalemu muri 2033 bose kugira ngo bishimire isabukuru y'imyaka 2000 y'urupfu n'umuzuko bya Yesu Kristo. Mu butumwa yatanze afatanyije n'abayobozi b'impuzamadini n'abayobozi b'i Constantinople, yasabye abakristo bo mu burasirazuba n'abo mu burengerazuba ko bagomba bwa nyuma na nyuma kwemeranya ku munsi uhuriweho wa Pasika. Bino birahagije. Ino nkuru yindi iravuga ngo Papa arizera ko muri 2033 bazizihiza yubile yo kuzuka kwa Yesu Kristo bari muri Yerusalemu. Amagambo y'umutuku hirya aravuga ngo icyo gikorwa kizitwa guhurira mu cyumba cyo hejuru muri Yerusalemu icyo gihe. Ubu ni bwa bubyutse bw'ikiganano. Kandi ni umuvumba w'ikinyoma. Bene data n'abashiki banjye, bagabo namwe bagore, This is the Antichrist movement. Uyu ni umuvumba wa Antikristo, aho ari guhuriza abantu bose mu kinyoma. Mbese byagenze bite mu cyumba cyo hejuru mu mwaka wa 31? Abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima kandi bahuje na Kristo, banahuje hagati yabo ubwabo. Bakuyeho ibibatandukanya kandi banaturirana ibyaha byabo. Icyo gihe bakiriye Pentekote, ariko gusukwa kwa Mwuka Wera. Ariko nimurebe ibiri gukorwa hano, ni ikiganano cy'ibyo ngibyo. 2033. Muri 2033 ni umwaka tugomba kwibuka, kandi ukaba umwaka wo kwitegura ndetse ukaba umwaka wo kwishimira. Ariko icyo dusabwa gukora ntabwo kirarangira. Ubu nicyo gihe. Twese hamwe twahawe misiyo yo kugeza ubutumwa bwiza kuri buri wese. Mbese wafatanya natwe muri ayo masengesho y'isi yose yo kugira ngo tuzahurize hamwe umubiri wa Yesu Kristo? Bishyire ku isaha y'ingengabihe yawe ya buri munsi, kuri isaha ya 2:33 buri munsi, ujye ufatanya natwe gusenga. Usenga uti: Data, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Kandi ngwino Mwuka Wera. Let's meet in Jerusalem. Baravuze ngo tuzahurire muri Yerusalemu mu gikorwa bisi cyo mu cyumba cyo hejuru, kandi buno ni ububyutse bw'ikiganano, ndetse twabonye ko ubwo bubyutse igihe cyose bubanziriza ububyutse bw'ukuri. Ibi bisobanuye ko ububyutse bw'ukuri bugiye kubaho mu buryo bwuzuye. Mbese naba niteguye kandi nawe waba witeguye? Bakundwa, ndifuza ko mwese mumenya aya magambo. The first one comes from the book Early Writings. Aya mbere aboneka mu gitabo inyandiko z'ibanze, paje 75, ku isubi ya 2 mu cyo mfite hano. Nanone nongere mbibutse, mbese ni hehe Papa ari kubwira Abaprotestanti baguye guhanga amaso, akanabwira Abaorthodoksi bo mu burasirazuba kuhahanga amaso, ndetse n'Abagatolika bose kuhahanga amaso? Ni mu Yerusalemu y'ibigaragara. None nimwumve iki byahumetswe bivuga muri icyo gitabo. Haranditse ngo neretswe ko bamwe bari mu makosa akomeye yo kwizera ko ari inshingano yabo kujya muri Yerusalemu ya kera, kandi bagatekereza ko bafite umurimo wo kuhakorera mbere y'uko Umukiza Yesu agaruka. Igitekerezo nk'icyo cyaziye kugira ngo intekerezo n'ibyo abantu barangamiye biteshuke ku murimo Umukiza yatanze ugomba gukorwa muri iki gihe mu rwego rw'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kuko abantu ntibibwira ko bagomba kubanza kujya Yerusalemu ariho bazerekeza intekerezo zabo, kandi umutungo wabo nawo bazawimana, ngo we gukoreshwa umurimo wo kwamamaza ukuri kw'iki gihe. Arakomeza ngo nabonye ko uwo mugambi nta kintu cyiza wazageraho, kandi ko byazafata igihe kirekire kugira ngo Abayahudi bake cyane babashe kwizera, nubwo byaba ukuza kwa mbere kwa Kristo ntaswe kugaruka kwe.
everybody buri wese yumva aya magambo akurikira. Haranditse ngo nabonye ko Satani, ngo ninde? Nabonye ko Satani yashutse bikomeye bamwe kuri iyi ngingo, kandi ko abantu benshi babazengurutse muri iki gihugu bashobora gufashwa nabo ndetse bagaterwa kubahiriza amategeko y'Imana, nyamara abo bantu bararetswe ngo barimbuke. Ni umugambi wa Satani kwerekeza intekerezo z'abantu hehe? Kuri Yerusalemu ya kera. Papa rero hano ari gukora umurimo w'ubuvugizi bwa Satani, kandi niwe Antikristo wagombaga kuza mu isi. Mukomeze mwumve. Yarakomeje ngo nabonye nanone ko Yerusalemu ya kera itazongera kubakwa habe na rimwe, kandi ko Satani yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo ayobore intekerezo z'abantu b'Imana muri ibi bintu biriho muri iyi minsi, muri iki gihe cyo gukusanyirizwa hamwe. Tube duhagarariye hano. None iyo tubonye aya makuru y'ibiri kubaho mu isi, aho Papa Leo wa 14 ari kubwira isi yose y'iyobokamana ndetse n'isi yose ya politike ko bagomba guhanga amaso kuri Yerusalemu ya kera, bigomba kutwereka ko tubayeho mu kihe gihe. Ni mu gihe cyo gukusanyirizwa hamwe. Mbese ngo ni ikihe gihe? Ni igihe cyo gukusanyirizwa hamwe. Niyo mpamvu tuza kwiga bino byigisho. Bino bisobanuye yuko nk'uko Antikristo ari guteranyiriza abe bose hamwe, ni nako Kristo ari guteranyiriza abe bose hamwe. Ni igihe cyo guteranyirizwa hamwe. Kandi ino ni iminsi y'imperuka, nshuti zanjye. Ino niyo mpamvu tugomba kureba ibi ngibi, tureba no makuru ahamye yuko turi mu minsi y'imperuka. Mbese Kristo aramutse ari mu isi uyu mwanya mu buryo bugaragara, yavuga ngo icyo ushingiye muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 14 n'uwa 15, yavuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, mwihane mwizere ubutumwa bwiza. Ubu nanjye nshobora kuvuga ngo igihe kirasohoye, imperuka iri bugufi. Mwitegure kandi muhore mwiteguye, kuko ubu turi mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Ni igihe cyo kwihana. Now, those of you are live with me right now, kuri mwebwe abankurikiye uyu mwanya, ndifuza ko mutekereza kuri uyu musenga. Nimurangiza mwandike buri somo ryose rya Bibiliya riza mu bwenge bwanyu, rihamya yuko iriya Yerusalemu ya kera itazongera kubakwa. Yerusalemu ya kera ntizongera kubakwa. Mbese Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bivuze ko Yerusalemu ya kera itazongera kubakwa, bisobanuye iki? Haba havugwa rwa rusengero ko rutazongera kubakwa ngo rwegurirwe Imana. Ni irihe somo rihamya ibyo? Ndabategereje ngo mumpe ayo masomo, kubera ko ubu duhamagarirwa gukora umurimo w'ivugabutumwa. Niyo mpamvu tuza hano kugira ngo twungurane mu bya mwuka. Reka mbibutse ya magambo yo mu nyandiko z'ibanze. Aravuga ngo nabonye ko Yerusalemu ya kera itazongera kubakwa, kandi ko Satani yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo ayobore intekerezo z'abantu b'Imana muri ibi bintu biriho muri iyi minsi, muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe, agira ngo ababuze kwerekeza umutima wabo wose ku murimo ugomba gukorerwa Umukiza muri iki gihe, kandi abatere gusuzugura imyiteguro ikenewe y'umunsi w'Uwiteka. Mbese bino ntibyumvikana nk'aya magambo ari mu Byahishuwe igice cya 16 ku murongo wa 13 na 14. Mbese ayo masomo ni ayahe? Nimumbwire. Ndabona Selma arimo arasubiza, abandi n'uwitwa Anointed n'abandi. Iryo somo riri muri Matayo igice cya 23, kandi mureke ndisome ku bantu batarizi. Matayo igice cya 23. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets. Yewe Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Nimurebe ku murongo wa 38, niho nifuza ko dutinda cyane. Haranditse ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kandi ndababwira ko uhereye ubu mutazongera kumbona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Urusengero rero barusigiwe ari umusaka kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka. Nta rusengero ruzongera kubakwa i Yerusalemu ngo rwitwe inzu yihariye y'Imana. None muri Matayo igice cya 24 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, abigishwa basanze Yesu Kristo ubwo yari amaze kuva mu rusengero, maze abigishwa baramusanga baramubwira bati, Look at the buildings of the temple, singular. Reba iyi myubakire y'urusengero mu bumwe nuko rusa neza n'ibindi. Yesu arabasubiza ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretswe ku rindi ritajugunywe hasi.
The disciples said now, maze abigishwa be baramubaza bati none ibyo bizabaho ryari kandi ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ibi ngibi bisobanuye yuko urusengero rwa Yerusalemu ya kera rutazongera na rimwe kubakwa ngo rwitwe urusengero rw'Imana kugeza Yesu agarutse. Beloved, are you going to take what you are learning? None bakundwa, mbese mwaba mugiye gufata ibyo murimo muriga hano n'ibyo Imana iri kubibukiriza hano mukajya kubisangiza abandi mubibigisha? Uhamagarira abo mukorana gukurikira bino biganiro, Your classmate, n'abo mwigana gukurikira bino byigisho, n'abo muhurira mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubasangize bino byigisho. don't be selfish. Ntiwikubire ngo uzajye wiga wenyine, ahubwo ufashe n'abandi kumenya ukuri. Iki ni igihe cyo gukorana ivugabutumwa umwete kandi mu buryo bugera ku musaruro. Mu gihe Papa ari kubwira abantu bose kwerekeza amaso yabo kuri Yerusalemu y'ibigaragara, akabwira abagatulika ati nimuhange y'amaso abayobya, n'Aborthodox akababwira ati nimuhange y'amaso abayobya, n'Abaprotestanti baguye akababwira guhanga y'amaso abayobya. Tugomba kumenya ko kino ari ikinyoma cy'isi yose. Nimurebe hano uyu mupasitori witwa Rick Warren, ni umubwirizabutumwa mu matorero y'ivugabutumwa ya Giprotestanti, kandi nawe arabwira abantu iki? Ni uguhanga amaso kuri Yerusalemu ya kera. Biri hano, nimwumve hano. Uyu Rick Warren nawe agiye kuvuga ya migabane itatu ya Babuloni irimo abagatulika n'Abaprotestanti baguye ndetse n'ab'isi. Turi hano inyuma gatoya ya Roma, mu mujyi mutoya witwa Fuji, ahari inama mpuzamahanga yo kwitegura umwaka wa 2033. Ndi kumwe na Pastor Rick Warren waturutse muri Amerika. Hi, Pastor Rick. Maybe you can tell us a little bit, why are you speaking at a Catholic conference? Pastor Rick, watubwira impamvu waje muri ino nama y'abagatulika uvuga ku bijyanye n'ivugabutumwa uri umuprotestanti? Because no single denomination can complete the. Impamvu ni ukubera ko nta torero na rimwe rishobora kurangiza umurimo ari ryonyine. Niyo mpamvu dukorera hamwe nk'amadini yose, barimo Abaprotestanti, Abagatulika, n'Aborthodoxi, n'Abapasitoro n'abandi bigisha batandukanye bo ku isi yose, abo mu burasirazuba n'abo mu burengerazuba, tugahuriza hamwe amadini yose mu mpuzamadini kugira ngo dufatanye na buri wese ubyifuza muri uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Ibi ni ikinyoma. Imana yahaye ubwoko bumwe gusa, aribwo bwoko bwasigaye, umurimo wo kwigisha ubutumwa bwiza isi yose. Mbese uyu Rick Warren azi Bibiliya ye kandi yabasobanukiwe ibiyanditsemo? Mbese Imana ntiyahamagaye Aburahamu ikamubwira yuko mu rubyaro rwe ariho isi yose izahererwa umugisha? None nta kintu cyiza nakwitega mu magambo ya Rick Warren. Ni umwe mu bagize Babuloni, kandi Babuloni yuzuyemo urujijo. Uyu Rick Warren nanone nawe ni umwe mu bimakaza umunsi w'ikinyoma wo ku cyumweru nk'umunsi wera wejejwe n'Imana, kandi yita icyumweru ko ari cyo Sabato. Ntabwo ashoboye neza kugaragaza iminsi uko iri nk'uko iri mu byanditswe byera. Ntabwo ashobora kubara neza. Bibiliya ivuga ko Isabato ari umunsi wa karindwi, ariko akavuga ko ari umunsi wa mbere. Ubwo ntashobora no kubara n'iminsi neza. Turebe amagambo akurikira. None bishobora kuba bigaragara neza, ariko muri 2033 mbese hazaba iki? Mu myaka 8 iri imbere, ku cyumweru cya Pentekote, hazaba ari ku itariki 5 Kamena muri 2033, izaba ari ku isabukuru y'imyaka 2000 yo kuvuka k'Ubukristo. Ni isabukuru y'imyaka 2000 yo kuvuka kw'itorero, kandi ni isabukuru y'imyaka 2000 yo kuzuka kwa Yesu Kristo. Ntawe ushobora kurangiza umurimo w'ivugabutumwa ari wenyine, ariko iyo dufatanyije nk'amatorero yose, buri wese agakora umurimo we, uwo murimo ntabwo ukomera, ahubwo uroroha ukanihuta. Aravuze ati nitwiteranyiriza hamwe ntabwo umurimo uzakomera cyane. Nshuti zanjye, nimurebe hano. Uyu mupasitori Rick Warren aherutse gutangaza yuko isengesho rya Yesu ry'ubumwe ritari ryasubizwa byuzuye ubwo yari mu gikorwa cy'umuhango w'abagatulika. Aba bose bahanze amaso Yerusalemu y'ibigaragara. Mukomeze murebe hano. Dufite n'abandi Baprotestanti barimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Trump, na bagenzi be bandi batandukanye, bavuga ko tugomba guhanga amaso kuri Yerusalemu igaragara, ndetse ko bagiye gukora isabukuru y'imyaka 2000 bizihiza kuzuka kwa Yesu Kristo. This is solemn today. Nshuti zanjye, bino birakomeye cyane. Bino birasohoza ubuhanuzi ahavuga ko Babuloni iri gusanga abami bose bo mu isi n'abari mu isi bose kugira ngo ibahuruze, ibateranyiriza hamwe ubwo bagiye kurwana urugamba ruheruka barwanya Kristo n'ubwoko bwe,
kandi amakuba y'ikimenyetso cy'inyamaswa ari bugufi. Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 na 14 urabihamya neza. Ibumenya mutabyumvise. Uyu mugabo Kevin Roberts uri kumwe na Trump ni umugaturika w'i Roma kandi ari kumufasha gutegura isi yose kwizihiza no sabukuru y'imyaka 2000. Nimukurikire no mwitonze. Perezida Trump afite n'amahirwe yo guhagarika ubusazi bwose no gufasha kugarura ubukristo icyubahiro cyabwo ndetse n'umwanya wabwo muri politike yacu. Trump kandi agomba no kurema inzira yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 2000 yo kuzuka k'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo muri 2033. Bavuze uwuhe mwaka? 2033. Kandi aho ngaho niho berekeje. Ano makuru yandi aravuga ngo inama y'isi yose y'amatorero ino twayita urwego rukuru rw'impuzamadini nabo bahanze amaso muri 2033 ubwo bazaba bari muri Yerusalemu ya kera ngo kwizihiza iyo sabukuru y'imyaka 2000. Ndifuza kubasomera amagambo ari hano kandi kubankurikiye uyu mwanya ndabinginze muyazirikane. Ayo ni amagambo ari mu rwibutso n'integuza June 9 rwo ku itariki 9 Kamena mu 1896. Ni ku isubi ya 4. Nimwumve icyo avuga. How many there are who feel that it would be a good thing. Haranditse ngo mbega ukuntu hari benshi bibwira ko byaba ari byiza kujya gukandagira ku butaka bwa Yerusalemu ya kera kandi ko kwizera kwabo kwaziyongera cyane baramutse basuye aho umukiza wacu yanyuze hose ndetse n'aho yabambwe. Buri wese niyumve neza aya magambo akurikira. Haranditse ngo ariko Yerusalemu ya kera ntabwo izongera kuba ahantu hera kugeza ubwo izezwa n'umuriro uturutse mu ijuru, ubwo ni wa muriro uzeza isi yose. Ibi bigomba kumvikana cyane. Impande igomba kuvuga mu buryo bwumvikana neza. Ndetse n'ahangaha ndi ijwi riri kumvikana. Impande igomba kurangurura cyane. Yerusalemu ya kera ntizongera kuba ahantu hera kugeza ubwo bizagenda bite? Kugeza ubwo izezwa n'umuriro, kandi ni wa muriro uzeza isi yose uturutse mu ijuru. Mbese ibyo bizabaho ryari? Ikimenyetso cy'inyamaswa nikimara gushyirwa ku bantu maze ibyago 7 bigasukwa, nyuma hakazaza wa muriro n'amazuku bizatwika bikeza ino si yose. Ibyo ngibyo bisobanuye yuko abantu bose bifatanya na runo ruhande n'abifatanya na rino tsinda ndetse n'abifatanya n'ino gari ya moshi igenda ku muvuduko nk'uw'umurabyo ijya mu irimbukiro, abifatanya n'ubupapa bose ndetse n'ab'isi hamwe n'ubuprotestanti bwaguye ngo bahange amaso kuri Yerusalemu y'ibigaragara mu kwizihiza ino sabukuru y'imyaka 2000. Nudahagarira aho ngaho kandi ngo wihane, nawe uzatwikwa n'uwo muriro n'amazuku, uwo Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. None kuba dukurikiye uyu mwanya ndababaza ngo mbese ino ngingo ni ingenzi kuyiganiraho? Ni ngombwa yuko tuganira kuri ino ngingo? None mureke mbabaze. Mbese dusigaranye imyaka ingahe kugeza muri 2033? Ubu twavuga imyaka 7 cyangwa se hafi 8. Ibyo bisobanuye ko mu myaka 7 igiye kuza ino si yose ukurikije ko Papa yavuze igiye kwerekezwa guhanga amaso kuri Yerusalemu y'ibigaragara. Mbese 7 bisobanuye iki muri Bibiliya? Nimumbwire. Kuba turi kumwe uyu mwanya ni munsubize. Umubare 7 usobanuye iki muri Bibiliya? Usobanuye igishyitse cyangwa se iherezo rigarukira hagatangira igishya. Rero muri ino myaka 7 avuga dushobora kuba aribwo tuzabonamo iherezo ry'isi. Buri wese akomeze kuzirikana aya magambo avuga ko tutagomba guhanga amaso kuri Yerusalemu ya kera iri igaragara, ahubwo ko tugomba guhanga amaso Yerusalemu nshya. Ayo magambo tugomba guhora tuyazirikana. Ni amagambo y'ingenzi. Muyagira amagambo muzirikana buri munsi. Muyashyire no ku mbuga nkoranyambaga zanyu. Mujye ku mbuga nkoranyambaga zanyu zaba Facebook cyangwa WhatsApp cyangwa Instagram cyangwa YouTube cyangwa X, aho mubona ibi byavuzwe na Papa hose akangurira abatuye isi yose guhanga amaso kuri Yerusalemu igaragara
ndetse na biriya yise icyumba cyo hejuru ubwo bagiye kuzizihiza isabukuru y'imyaka 2000 muhashyira ayo magambo mubandikira ngo dushingiye kuri Bibiliya ntabwo tugomba guhanga amaso kuri Yerusalemu ya kera ahubwo tugomba kuyahanga kuri Yerusalemu nshya. Kandi ibyo nimubikora mukavuga ngo dushingiye kuri Bibiliya mugomba gutanga n'isomo mushingiraho. Ku bankurikiye uyu mwanya rero ni munsubize ni irihe somo ritubwira yuko tugomba guhanga amaso kuri Yerusalemu nshya? Ni munsubize tuganire. Isomo rivuga ko tugomba guhanga amaso Yerusalemu nshya ni irihe? Ni mu mpaye masomo ndi kureba ibisubizo byanyu. Murabizi ngiye kubaho umwanya muto kuko mbabajije mu buryo butunguranye ariko tugomba guhora turi maso. Tube maso kandi duhore dusenga. Nimwumve aya magambo akurikiraho ari mu gitabo Personal Correction kuri page 138 kuri paragrafu ya 3 aravuga ngo mwegurire Yesu Kristo igihe cyanyu cyo kuramya mu musenga ubwo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mushakishe Mwuka Wera nk'umuhagarariye mu isi aho abantu bose bateraniye baramya Imana. Biradukwiriye ko tumenya Yesu Kristo binyuze mu bumenyi bwashyizwe mu bikorwa. Tugomba kumufata nk'umukiza wacu bwite buri muntu wese ku giti cye. Tugomba gukusanya buri murasire wose w'umucyo twahawe n'ijuru tutareba kuri Yerusalemu ya kera aho Yesu Kristo yigeze kuba ari ahubwo tureba kuri Yerusalemu nshya aho ari ubu ngubu. Mbese ayo masomo mwayabonye nimuyandike. Umuntu aravuze ngo nimba ari njye ubaha ayo masomo oya ntabwo ndi buyabahe. Nimucukumbure ku giti cyanyu mujye mu nkusanya amagambo ya Bibiliya muri Bible Concordance mureba handitse Yerusalemu hose mu isezerano rishya, cyane cyane murebe mu gitabo cy'Abaheburayo. Ubu ndi kubarangira inzira mu gitabo cy'Abaheburayo. Ndagira n'ahandi mbabwira mu rwa kabiri rwa Petero. Ndababwira n'aha gatatu mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyo ni ibitabo bitatu mubishakemo. Ibi kandi ni mubisangiza abandi muratangira kugarurira Kristo ubugingo bwinshi. Mbese mwayabonye? Ngiye gukomeza. Kuba dukurikiye uyu mwanya nimusubize. Ndizera ko n'abasigaye muzabibona. Tugiye gukomereza hano. Inama y'isi yose y'amadini iri kwitegura kujya muri Yerusalemu muri 2033 ndetse n'inama y'abayevangeliko iri kwitegura iyo sabukuru y'imyaka 2000 yo kuvuka k'Ubukristo. 7 years. Ni mu gihe cy'imyaka 7 iri imbere. Buri wese ndagira ngo yumve aya magambo ubwo ngiye kuyasoma mu gitabo Intambara Ikomeye. Mbese ni ukubera iki Satani nk'uko twabisomye imbere ni ukubera iki Satani anyuze mu bupapa ari kubwira amatorero yose n'abategetsi b'isi bose n'abaminisitiri b'intebe n'abaperezida bose ko bahanga amaso kuri Yerusalemu ya kera uhereye ubu ngubu kugeza muri 2033. Byashoboka yuko Satani afite umugambi wo kwigana ukugaruka kwa Yesu Kristo uhereye ubu ngubu cyangwa mu kindi gihe cyose kiri hagati kugeza muri 2033. Byashoboka kandi ko ari umugambi wa Satani kwiyerekana muri Yerusalemu ya kera nka Kristo. Mu gitabo Intambara Ikomeye page 624 aya magambo niho yanditse. Murabizi ntabwo ngiye kuyasoma nyakura ku rupapuro. Mureke nkoresha igitabo nyacyo. Mu gitabo Intambara Ikomeye kuva kuri page 623 kugeza page 624 niho tugiye gusoma aya magambo. Icyo gice kiravuga ngo igihe cy'amakuba. Reka mbe mpagaze gato. Ndashaka kuvuga iki? Ibice bya nyuma biboneka mu gitabo Intambara Ikomeye byanditswe mu buryo bw'urukurikirane uko bizakurikirana. Byanditswe mu buryo bw'uruhererekane. Kino gice cyitwa igihe cy'amakuba kandi kiza nyuma y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa cyatangajwe, kikaza nyuma y'uko umudendezo w'umutimanama wabangamiwe, kikanaza nyuma y'umuburo uheruka. Kino gice kinaza nyuma y'igice cyitwa ngo ibyanditswe byera n'umurinzi. Ni igice cyitwa ngo igihe cy'amakuba. Kandi aha ngaha niho umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza ko Satani azagerageza kwigana ukugaruka kwa Yesu Kristo.
nimwumve uko bavuga, haranditse ngo as the crowning act in the great drama of deception, igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye Satan himself, ni uko Satani ubwe azihindura nka Kristo ugarutse. the church has long professed to look to the Savior's advent. Mu gihe kirekire itorero ryakomeje kwiringira ko Kristo azagaruka agasohoza ibyiringiro byaryo. Muri icyo gihe cyo gutegereza Will make it nibwo umushukanyi ukomeye aziyerekana ko ari we Kristo ugarutse. Listen, Ibi mubyumve neza. Arakomeza ngo mu mpande zose z'isi Satan will manifest Satani aziyereka abantu nk'umutware ukomeye ufite mu maso harabagirana, azihindura nk'umwana w'Imana nk'uko Yohana yeretswe mu byahishuwe. Ni mu byahishuwe igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 15. Watch this. Mukomeze mwumve. Arakomeza ngo ubwiza buzaba bumutamirije buzaba burengeje ibyiza byose amaso y'umuntu yigeze kubona. I wonder where Ndi kwibaza ngo ni hehe Satani azigaragariza nka Kristo ugarutse. Mwumve amagambo akurikira. haranditse ngo ni mu bice byose by'isi, mu mpande zose z'isi. Does that include all Jerusalem? Mbese aho barimo na Yerusalemu ya kera? Yego. Arakomeza ngo ijwi ry'insinzi rizirangirira mu birere by'ijuru rivuga icyarimwe ngo iki? Mu bice byose by'isi abantu bazavuga ngo Christ has come. Kristo araje, Kristo araje. End quote. The people prostrate themselves Abantu bose bazapfukamira icyarimwe kumuramya, while he lifts maze nawe arambura up his ukuboko hand kwe and pronounces a avuge ko blessing abahaye upon umugisha. them. Harakomeza ngo ibyo azabikora nk'igihe Kristo yahaga abigishwa b'umugisha ubwo yari akiri ku isi. Where was Christ? Mbese Kristo yari hehe ubwo yahaga umugisha abigishwa be ku isi bwa mbere? Those of you alive, Abadukurikiye mu nsubize, Kristo yari he? when he blessed the Cyagiye yahaga umugisha abigishwa be bari kumwe, yari ahagana he? Come on, talk to me in the Ni comment munsubize. section. Where was he? What city? Ni mu buhe mujyi? Faith Ba is Paul the na key. Faith n'abandi mwakoze cyane gutanga ibisubizo byanyu. In Jerusalem, oh Jerusalem. Yari muri Yerusalemu ya kera. If you are going to personate someone, Uramutse ugiye kwigana umuntu runaka no kugerageza gushaka gusubiramo cyangwa se gukora ibyo yakoze, nka gutya Satani azigana Kristo, you can't be ntashobora no gusiga aho yabikoreye. Ibi Satani azabikora mu bice bitandukanye by'isi, ariko azibanda cyane aho Kristo yari ari, maze abikore neza nk'uko Kristo yabikoze icyo gihe. Is that point clear? Mbese ibyo birasobanutse? Aya ni amakuru y'ibiri kubaho mu isi. So why is Satan None ni ukubera iki Satani through Pope Leo abinyujije muri Papa Leo wa 14 ari kubwira amatorero yose n'amayobokamana yose n'abategetsi n'abami bo mu isi bose guhanga amaso kuri Yerusalemu ya kera, kandi ngo ibyo byose bigomba kubaho mu myaka 7 iri imbere? Why? Because Satan Impamvu ni iyihe? Ni ukubera yuko attempt Satani agiye kugerageza kwigana ukugaruka kwa Yesu Kristo, Christ's second coming. And kandi based dushingiye on kuri this aya magambo statement, dusomye, don't na Yerusalemu ya kera exclude ntizasigara, all Jerusalem, for kuko Satan Satani nazigaragarizayo appearing bikomeye there. cyane. The time is fulfilled. Igihe kirasohoye kandi ikimenyetso cy'inyamaswa kiri bugufi. Nimwihane mwizere ubutumwa bwiza. The next sentence says, Amagambo akurikira haravuga ngo his voice is ijwi rye soft rizaba and rituje subdued. kandi ryicishije bugufi, rinogeye amatwi. In gentle, Azavugana ijwi ry'impuhwe n'imbabazi, he presents some of yerekana the ibikorwa same by'ubugiraneza no kuri mvajuru mu by'umukiza yakoze akiri mu isi, akiza abantu indwara, kandi namara kwiyambika imico ya Kristo, he claims to have changed the Sabbath to azahera ko Sunday. atangaza ko isabato yayihinduye akayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche, ubwo azatangaza ko isabato yashyize ku cyumweru, nuko bigiye kugenda, Commands all to hallow maze the ategeka day abantu bose kuruhuka which ku he munsi has yihereye umugisha. blessed. Now he declares that those who persist in Azatangaza ko keeping bagikomeje holy kweza umunsi wa karindwi w'ukuri, ariwo sabato y'ukuri, batuka izina rya Kristo, by refusing igihe banga to gutegera listen to amatwi his umucyo n'ukuri angels batumweho sent to them n'abamarayika in be. truth. This is the strong
almost overmastering delusion. ubu ni bwo bushukanyi buhebuje ubundi bwose buzigarurira isi yose, nk'uko abasamariya bayobejwe na Simoni Magusi. Abantu benshi uhereye ku boroheje ukageza ku bakomeye barangamira ubupfumu bwe bavuga bati iyi ni imbaraga ikomeye y'Imana. Biri mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 10. Then comes the death decree. ubu nibwo hazahita hakurikiraho itegeko ry'igihano cy'urupfu ku bwoko bw'Imana butazeza icyumweru ku isi yose. Niyo mpamvu ano magambo yanditswe mu gice cyitwa ngo igihe cy'amakuba. Mbese ni igihe cy'amakuba yande? Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, aricyo gihe cy'umubabaro ukomeye. Muri kino gihe nibwo Satani azigana The second coming of Jesus. ukugaruka kwa Yesu Kristo. What is the work of preparation, my friends? Mbese umurimo wo kwitegura n'uwuhe nshuti zanjye? Umurimo wo kwitegura n'uwuhe? Next two paragraphs says, Isubi ebyiri zikurikiraho ziravuga ngo but God's people will nyamara abantu b'Imana bo ntibazayobywa nabyo. Those of you alive in the comment section, Ku badukurikiye uyu mwanya ayo magambo avuga ngo iki? but God's people Haranditse ngo ariko abantu b'Imana ibyo ngibyo ntabwo bizabayobya. Harakomeza ngo abazaba barabaye bigishwa b'ibyanditswe gusa byera, batajenjetse kandi bakakira urukundo rw'ukuri rw'Imana, bazarokoka icyo gishuko gikomeye kizigarurira isi yose. Ibihamya byo muri Bibiliya gusa nibyo bizashobora guhishura amayeri y'umushukanyi. Mbese muri icyo gihe gikomeye bazitabaza Bibiliya yonyine? Mbese bashinze imizi batajegajega mu ijambo ry'Imana kugira ngo batazagendera ku bihamya berekwa n'ibyiyumviro byabo birimo nk'amaso n'amatwi? Mbese muri icyo gihe baziyambaza Bibiliya gusa? Ubu tugeze mu gihe tutagomba kwizera iby'ibyiyumviro byacu biduha. Those of you alive so far, Ku badukurikiye uyu mwanya kugeza ubu, mbese mwahawe umugisha mu ngingo zose tumaze kwiga? Mbese bino byigisho byongeye kubafasha amagingo aya ngaya? If so, type in amen. Niba ariko bimeze nimwandike ngo amen. Ibi ni ibyo kurya by'ubugingo, ni ibyo kurya bya mwuka. I'm going to close right now. Ubu ngiye gusoza mu mwanya muto, hanyuma mfungure umurongo wa telefoni, ariko ni mu mwanya muto uri imbere, And ask you to noneho call in. mbasabe guhamagara mutange inyunganizi zanyu. Beloved, my last point Bakundwa, ingingo ya nyuma ngiye kuvugaho ni ingingo yo guteranyirizwa hamwe. in the book Early Writings, page 75, paragraph 2. Mu gitabo inyandiko z'ibanze kuri paje 75 ku isubi ya 2, amagambo nigeze kubasomera mbere yavugaga ngo When you see a movement nitubona umuvumba ugambiriye kwerekeza abantu bose kuri Yerusalemu ya kera, tugomba kumenya ko ari igihe cyo guteranyirizwa hamwe. Now I'm going to quote from page 69, paragraph 2. Ubu ngiye gusoma ari kuri paje 69 ku isubi ya 2. Aravuga ngo Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe Before they can stand mbere y'uko in the buhagarara ku battle rugamba in the ku day munsi of the w'Uwiteka. Lord. I was pointed to those who claim to be Adventists. Neretswe ko hari abantu bavuga ko ari Abadivantisti, nyamara bakaba batemera ukuri kw'iki gihe. And I saw that they were Nabonye bari gushungurwa, and that the hand of the Lord kandi ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranyirizwa hamwe, so that the precious jewels among them kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. and now they can accept the present truth. Ubwo noneho bashobore kwemera ukuri kw'iki gihe. Muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe, Imana igiye gushungura kandi gosore abitirirwa ubwoko bwayo, ndetse n'ubiri kubikora ni ukugira ngo abantu bakire ukuri kw'iki gihe. Niyo mpamvu ndi kwinginga abadukurikiye uyu mwanya ndetse n'abazadukurikira nyuma If you believe, ngo niba wizera ko ibyo wumvise uyu munsi ari ukuri kandi kukaba ari ukuri kw'Imana, kukaba kuboneka muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi, icyo ugomba gukora ni ikintu ko gusangiza abandi nabo bakakumenya. Mwumve, yarakomeje arandika ngo noneho iyo intumwa z'Uwiteka zibagejejeho ukuri, baba biteguye kugutega amatwi, kubona ubwiza bw'uko kuri n'uburyo kutavuguruzanya, ndetse bagatandukana n'ibinyoma nabo bari bafatanyije, bityo bakakira ukuri kw'agaciro kenshi, kandi bagahagarara aho bashobora gusobanura uruhande baherereyemo rw'ukuri kw'iki gihe. gathering time. Iki ni igihe cyo guteranyirizwa hamwe. Bakundwa, mfite izindi paragrafe ebyiri ngomba gusoma, kandi sindi butinde kuko nifuza kumva inyunganizi zanyu. Isubi ikurikiraho ya 2 niyo tugiye gusoma. Ni isubi ijyanye n'ivugabutumwa. This one is page 74. Ndacyasoma mu nyandiko z'ibanze, ni kuri paje 74 ku isubi ya 2. Haranditse ngo
in the scattering, mu gihe cyo gutandukana imbaraga zakoreshejwe mu kwamamaza ukuri zageze kuri bike cyane, ndetse hari ubwo zitigeze zigira n'icyo zigeraho. but in the gathering time, Nyamara mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe, ubwo Imana izaba yarambuye ukuboko kwayo kugira ngo ikusanye ubwoko bwayo, imbaraga zo kwamamaza ukuri zizagera ku musaruro ugamijwe. Ibi ndabishimira Imana, ibishimirwe cyane. Haranditse ngo imbaraga zo kwamamaza ukuri zizagera ku musaruro ugamijwe. Arakomeza ngo abantu bose bagomba kunga ubumwe maze bakaba abanyamwete mu murimo. Arakomeza ngo ukuri kugomba gushyirwa mu nyandiko nk'uko kunabwirizwa mu magambo. Ibyo ngibyo bisobanuye ko inyandiko ntoya zitandukanye z'ubutumwa bwiza n'ibitabo bitandukanye bigomba gutangwa, na za broshire ntoya zigatangwa, na za Bibiliya zigatangwa. Kubera iki? Kuko turi mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Imbuga nkoranyambaga nazo zigomba gukoreshwa, kubera ko imbuga nkoranyambaga ni ahantu hahurira abantu benshi. Turi mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Papa ari guteranyiriza hamwe ari ku ruhande rwe, kandi ntabwo bihagije kuri twebwe guhora tuvuga tuti nimurebe ibyo Antikristo ari gukora, ahubwo tugomba kwibaza ngo natwe twaba turi guteranyirizwa hamwe. Kubera ko Antikristo nawe ari gukoresha ibitangazamakuru, kandi Antikristo ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, agakoresha n'ibinyamakuru bitandukanye byo ku ikoranabuhanga. None ubwoko bw'Imana bwo bugomba gukoresha iki? Bugomba gusanga abantu bose aho ngaho. Isubisoza ngiye kuyisoma, mutangire muhamagare. Iri muri manuscript ya kabiri kuri page 250. Haranditse ngo I saw that if ever the saints could be benefited, nabonye ko niba bera bagomba kungurwa n'amagambo y'inkomezi ndetse n'ukuri gusobanuwe neza mu nyandiko, it is now in the gathering time. Ibyo bigomba gukorwa muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Harakomeza ngo Imana irifuza ko ibitabo mbarankuru bitandukanye biceceka, But now in the gathering time, maze muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe ukuri kukanaririmbwa mu ndirimbo. Mbese ya korali igidufasha hano iri hehe? Where are the team members that comprise? Itsinda ry'indirimbo ridufasha hano riri hehe? Mbese abaririmbyi b'ukuri kandi bahindutse bari hehe mu matorero y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi? In the gathering time, muri iki gihe cyo guteranyirizwa hamwe, ukuri kw'iki gihe kugomba kuririmbwa mu ndirimbo. Bible scriptures must be put to melody. Kandi amasomo ya Bibiliya agashyirwa mu ndirimbo, kandi zikaba indirimbo z'ijuru zigeza abantu ku Mana. Iri ni irarika ritubwira yuko tugomba gusubira ku ndirimbo z'umwimerere. And that's why I protest against. Ndetse niyo mpamvu ndwanya abapasitoro bose n'amakorali yose bringing in the Babylonian azana umuziki w'i Babuloni n'imiririmbire y'i Babuloni into our churches, bigashyirwa mu matorero yacu kuri buri sabato, bikanakorwa mu materaniro makuru yacu. Ibyo ni ikizira gikomeye imbere y'Imana. And while you think it's for evangelism, ndetse niyo mwaba mutekereza ko ari kubw'ivugabutumwa ndetse no kuzana abantu ku Mana, ntabwo ariko biri, ahubwo muba mutandukanye nayo. Ibi mbivuze nahuranyije, kandi uko bishoboka kose bigomba gukosorwa, ntawe ugomba kubivuguruza. Why? Because volume 5 of the testimonies. Mbese ni ukubera iki? Ni ukubera ko volume ya 5 y'ibihamya kuri page 98 aravuga ngo Kristo na Satani ntabwo bashobora gukora bafatanyije. They have nothing in common. Nta na kimwe bahuriyeho. Amen. Go read that. Volume 5 page 98. Muze gusoma aya magambo mu bihamya volume ya 5 Icyongereza page 98. Dukomeze dusoma aya magambo ngiye gusoreza. Arakomeza ngo ariko muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe, ukuri kugomba kuririmbwa mu ndirimbo. Twe duhagaze gato. Mbese mwari muzi ko dufite abacuranzi n'abaririmbyi bizerwa, kandi nabo mwabonye ko badufasha mu ndirimbo? Dukomeze dusome. Nkomeje kugenda mpagarara, sinaza gusoza icyigisho. Harakomeza ngo muri kino gihe cyo guteranyirizwa hamwe, ukuri kugomba kuririmbwa, kukigishwa kandi kugasengerwa, kukanashyirwa mu nyandiko. Nabonye ko tugomba gusoma byimbitse ku mazi y'isoko y'ukuri. Marayika yaravuze ati, mugomba kurushaho kugaragaza ishusho ikundwa ya Yesu Kristo. Ryari mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Nabonye ko twenda kugera mu rugo, abadukurikira namwe abaturebye bwa mbere,
We are almost home. turenda kugera mu rugo. We are almost home. Harakomeza ngo twenda kugera mu rugo kugira ngo turuhukireyo imyaka 1000 yose. Mbese mwavuga ngo amena? Said the angel. Marayika yaravuze ati mugomba gukundana as Jesus hath loved. nk'uko Yesu Kristo yabakunze. Mbese kino cyigisho cy'uyu munsi cyabagiriye umumaro? Ndifuza kumva inyunganizi zanyu, kubera ko vuba bidatinze ibyo tumaze kwiga byose bigiye gusohora, ndetse ubu tugomba kuba turi guteranyirizwa hamwe twunze ubumwe mu kuri, nk'uko biri hano muri kino gihamya muri volume ya 7 y'ibihamya by'itorero, paje 182. We must be united in spirit and in truth. Tugomba kuba umwe mu kuri no mu mwuka, tukaba umwe na Yesu kandi tukaba umwe hagati yacu. Abakurikiye mu buryo bw'amashusho murahamagara kuri iyo nomero mureba munsi. Mwaba dukurikiye muri atandukanye ku isi yose, namwe abaturebye bwa mbere. Mbese icyabunguye muri kino cyigisho ni iki? Mugiye kwibuka uyu munsi kandi mugahora muzirikana. Muraduhamagara kuri iyo nomero hanyuma muduhe inyunganizi. Munatubwire ya magambo avuga yuko tutagomba kureba kuri Yerusalemu ya kera, ahubwo tugomba kureba kuri Yerusalemu nshya, ariyo Yerusalemu izaza. Ndabategereje. Nomero niyo ngiyo iri munsi. Hari umwe wanditse ati nanyuzwe. Uwitwa Three Angels aranditse ngo tugomba kwiga urukundo rwa kivandimwe ari narwo rwa Kristo nk'urwari mu itorero rya Philadelphia. Amen. Ayo ni amagambo yo mu byahishuwe mu gice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Mbese ntimwifuza kumvugisha uyu munsi? Hari uhamagaye. Uhamagaye uyu mwanya. Icyo wungukiye muri iki cyigisho ni iki? Igicamunsi cyiza. Ndi mushiki wanyu Line, kandi ubwo nakurikiranaga kino cyigisho natangajwe no kubona uburyo bafashe Pastor Rick Warren bakamushyira imbere muri ibyo bikorwa. Mu bihe bishize twabonye abapasitoro bamwe batandukanye bavuga ko ari abadivantiste b'umunsi wa 7 bajya gufatanya na Pastor Rick Warren mu iterane bye, bakagenda banamutumira mu nama zabo zitandukanye no mu mishinga itandukanye. Ubu noneho kuba yongeye kugaragazwa cyane n'abagatulika agashyirwa imbere muri izi gahunda zabo, bigomba kubera buri wese umuburo ko atagomba gufatanya nawe. Ibyo ndibwira ko byakorewe undi mugambi. Mushiki wanjye, ayo magambo uvuze ni ukuri. Ibitabo by'uyu mugabo Rick Warren nk'ikitwa ubuzima bufite intego ni ibitabo bitangwa mu mashuri menshi y'abadivantiste b'umunsi wa 7 ndetse no muri kaminuza nk'iya Oxford. Ahandi ibyo bitabo bya Rick Warren bigakoreshwa mu gihe cyo kwigisha abanyeshuri n'urubyiruko rw'abadivantiste b'umunsi wa 7 kandi byuzuyemo ubuyobe. Bino bitabo by'abapasitoro batemera umucyo w'isabato ntibikwiye kwigishwa nk'amahame twizera. Bigomba kurekwa burundu. Mbese hari ikindi wadusangiza? Tugomba gusuzuma ibyo twiga n'ibyo tureba, tukamenya ko isoko tuvomaho ari isoko y'ukuri kw'ibyanditswe byera. Urakoze cyane kubw'iyo nyunganizi. Imana iguhe umugisha. Mbese hari uwundi wifuza guhamagara? Ni iki mwungukiye mu cyigisho cy'uyu munsi? Mwankurikiranye iminota 45 mbwiriza, none ndifuza ko afite inyunganizi mwayitanga. Nomero niyo ngiyo mureba munsi. Uhamagaye uyu mwanya kuri Saved to Serve. Mbese icyo wungukiye mu cyigisho cy'uyu munsi ni ikihe? Icyo nungukiye cyane muri kino cyigisho ni uburyo Satani agiye kwihindura nka Yesu Kristo ugarutse, kandi ubwo nakurikiraga amashusho amwe aherutse gushyirwa kuri YouTube, nabonye abantu bari kumenyerezwa gutangira kwizera inyigisho nk'izo kugira ngo bazakire Kristo w'ikinyoma. Abadakunda kwiga ibyanditswe byera rero kandi ngo basabe umwuka wera kubibumvisha, bakayoborwa n'amarangamutima n'ibyo bareba gusa, bagiye kwisanga vuba bidatinze bayobejwe. Urakoze cyane mushiki wanjye, kandi ayo magambo uvuze yuko Satani azihindura nka marayika w'umucyo, abadukurikiye uyu mwanya bamenye ko ananditse muri Bibiliya mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15, urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Ndemeranya nawe yuko tugomba gukoresha uburyo bwose kugira ngo dutegurire abantu kandi tubigishe mu buryo bw'ukuri muri iyi minsi y'imperuka. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mushiki wanjye. Imana iguhe umugisha. Maranatha.